Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Kadusome gutegeka kwa kabiri, igice cya 16, umurongo wa 12 turagera ku wa 13. Ni iyi mirongo ibiri gusa turi busome. Reka twumve icyo umwuka avugana natwe muri iki gitondo. Haravuga ngo kandi uzajya wibuka yuko wari umuretwa muri Egiputa, witondera amategeko uyumvire, ujye uziririza iminsi mikuru y'ingando uhamye 7. Numara guhunika ibyo ku mbuga yawe uhuriraho no kubika vino yo mu mivure wengeramo. Amen. Imana ishimwe. Ukwezi kwa kabiri ni ukwezi ko guhunika cyangwa se kubika, ukwezi ko kubika. Amen. Ngo uzajya wibuka ko wari umuretwa muri Egiputa, witondere amategeko uyumvire. Ndagira nkwibutsa ko kuno kwezi kwa kabiri urebe ibyo ubika ijambo ry'Imana muri wowe, ubika indirimbo z'amashimwe muri wowe, ubika amafaranga kuri konte, ubika amasengesho mu bigega byawe, habemo amasengesho wabitsemo, ubika imirimo iribukwa. Iyo tugeze ahakomeye, Imana ijya mu gitabo cy'imirimo ikarebamo. Ni ukuvuga ngo ibyo tubitse, bundi iyo umuntu abitse ni ukwiteganyiriza, ni ibintu bizarengera umuntu mu gihe kizaza bitewe n'impamvu imwe n'iyindi. Ntabwo hano Imana yadusobanuriye impamvu yaduhaye iri jambo, icyo yavuze ni iki. Ntitukibagirwe ko twari abaretwa, ntitukibagirwe ko twavuye mu buretwa bw'ibyaha, ntitukibagirwe ko Imana yatanze Yesu ngo adupfire. Icyo kintu ntitukakibagirwe, tujye duhora twibuka. Ni ukwezi ko kwibuka imbabazi Imana yatugiriye, ikadukura muri ubwo buretwa bwari bwaradufashe, bwari bwaratuzitiye. Ngo witondere ayo mategeko uyumvire no gusoma ijambo ry'Imana. Yemwe nimubyuke, byuka usenge, byuka wicare usome ijambo, ufata igice uvuga ati ntangiye iki gitabo, ufate paje, tangirira ku murongo da. Niba uri umunyantege nke uvuga ati uyu munsi umurongo nasomye n'uyu ni hano, ugende uwugendane, uwirirwane, uduhindure, kuko ijambo ry'Imana ni iriduhindura. Haleluya, riraduhindura. Ngo witondere aya mategeko uyumvire. Nta yandi mategeko dufite uretse iki gitabo cyacu, Bibiliya yera. Bibiliya niyo mategeko dufite. Ijambo ry'Imana icyo yivugiye nicyo dufite, niryo tegeko. Kandi ijambo ry'Imana iyo turisoma rigomba kuduhindura. Ntabwo tugomba kurisoma ngo rice mu gutwi kumwe rihungukire mu kundi. Oya, uku kwezi twicare mu ijambo, dusome, dusenge. Ngo ujye uziririza iminsi mikuru y'ingando uhamye 7. Hari no kuvuga ngo yabibutsaga kugira ibyo baziririza. Ubundi iyo usomye iki gice cyose cya 16 usanga Uwiteka yarabibutsaga gukora Pasika. Kwibuka no kuvuga ngo harimo gukora igaburo ryera. Kwibuka Pasika muri ko kugira ngo bave muri Egiputa. Iyo usomye hano uhereye ku murongo wa mbere, baravuga ngo ibya Pasika n'iby'iyindi minsi mikuru muri iki gitabo, umutwe w'amagambo wawo. Ni ukuvuga ngo Uwiteka yabibutsaga uko bagomba gukora Pasika, uko bagomba kubigenza. Cya gihe ibabwira ishyira amaraso, ibabwira ngo babaga umwana w'intama, bashyira amaraso ku nzugi. Ni igihe cyo gushyira amaraso, haleluya, ya Yesu ku nzugi zacu, ku miryango yacu, kubyibuka. Haleluya. Ibyo bintu ngo ujye uziririza, ujye ubizirikana, ubifate nk'ikintu gikomeye. Ngo uhamye 7. Imana idutabare. Ngo numara guhunika ibyo ku mbuga yawe uhuriraho no kubika vino mu muvure. Kandi ugomba kugira ibyo ubika. Tugomba kubika, ubika ibizaturengera mu minsi iri imbere. Nabonye abarokore y'Imana ibahaye umugisha, barajya byose bakarangiza ngo Imana izagira. Nibyo koko ndabyemera, Imana itanga umugisha, ariko se tugire n'ubwenge bwo kubika. Ubajije benshi usanga nta n'amakonte parinye bagira. Ni urugero ndi gutanga, harimo abayafite. Ugateganyiriza abana bawe, ugateganyiriza ejo hazaza.
ab'isi ntibakaturusha ubwenge, kandi twebwe dufite Imana tukagira na bwa bwenge bwo mu buzima busanzwe. Ugomba kwibuka guteganya ejo nibyo koko Imana niyo ifite ejo hacu hazaza, ariko ugomba no kwibuka ko tugomba tubika mu mwuka twebwe, kuko tugomba kudomina abanyesi bo babika mu mubiri gusa, ariko twe tubika mu mwuka no mu mubiri. Mu mwuka ukabika ibyo mu mwuka, mu mubiri ukabika no ku by'umubiri, ukagira ibyo ubitseho, ukagira konte parinye, ukareberera abana bawe ejo hazaza habo, ukashyira hasi ranse, ukagira gute, ibintu nk'ibyo birakenewe kubika. Ibyo twabitse nibyo bidutabara tugeze aho rukomeye. Ubwo bwenge natwe abera cyangwa se abana b'Imana tugomba kubutunga mu buzima bwacu, mu mitwe yacu, bukajyamo tukabukoresha, kuko Imana yarabuduhaye. Abanyesi ntacyo baturusha. Hanyuma kandi mu mwuka tukibuka kubikamo amasengesho. Ugasenga amasengesho, ukabwira Imana ngo Mana nje kubika muri cya kigega aya masengesho, ningera handi ntagishoboye gusenga, ni hamwe ururimi ruba rwafatanye, ugiye ko nabaye imbere yawe ngasenga. Imirimo y'abera iribukwa. Tujye bibuka Mana ko nabaye imbere nkagukorera, ko nabaye mu nzu yawe nkagira icyo nkoze. Haleluya. Ubike, Imana izabikwibukiraho. Imana izibuka urubyaro rwawe bigeze aho rukomeye, kubera ibyo wakoze, kubera ibyo wabikije. Imana itugirire neza. Reka dushimire Yesu duhaye uyu munsi, kandi tumushimire n'ukwezi twatangiye, tumushimire n'iri jambo kongera kutwibutsa kwibuka Yesu, kwibuka ko twababariwe, kwibuka ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, kwibutswa ko twahawe umwana w'intama ari we Kristo Yesu. Ikindi kandi kwibuka ko tutakiri imbata y'ibyaha, tutakiri mu buretwa, ahubwo tuyobowe n'ijambo rye. Umwami ahimbazwe, umwami ashimwe no kutwibutsa atari ku bana mugomba guhunika. Tugomba guhunika, ntabwo tugomba kurya ibyo yaduhaye byose ngo tubimare, ahubwo twibuke ko tugomba no guhunika mu mwuka, no mu mubiri, tukibukamo ijambo ry'Imana, tukibikamo n'ibindi dusabwa byose. Amen. Adonai uri mwiza, Papa turagushimira, warakoze kuduha Yesu. Mu mbabazi nimwe tubyukiye, mu buntu nimwe duhagaze. Haleluya. Ugize neza kutuganiriza muri iri jambo, ubyutse utwibutsa, ubyutse utugira inama. Turagushimiye Mwami, habwa icyubahiro Mwami. Ntituzibagirwa ko Yesu yadupfiriye, ntituzibagirwa ko dufite amagara mazima muri Kristo, dufite ubugingo buhoraho, dufite imbabazi, dufite kubabarirwa, dufite umudendezo kubwa Kristo Yesu. Shimwa Mwami, himbazwa Yesu. Warakoze kutwemera, ukatwemera uko turi, ukadupfira, ukatwitangira ku musaraba, ukamena amaraso yawe ku bwacu. Turagushima Yesu, ntituzabyibagirwa. Yemera Yesu ganze, amaraso yawe atunyuremo, atwoze, atwuhagire, mu mwuka wacu twozwe, mu mubiri twozwe, mitima yacu yozwe, mazina yacu yozwe. Mwami twishimire, iki gitondo twishimire, utunezererwe, tukurambure amaboko tugushima. Mana warakoze kuduha Yesu, warakoze kudukura mu buretwa bw'ibyaha, ejo ibyaha yidukuramo, yo mu ruho. Haleluya. Y'uburetwa bw'ibyaha twe twararuhiye, aho hose udutoragurayo kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Turagushima Mwami, turabigushimiye kuba dufite ubugingo buhoraho, ko dufite amahoro, ko watubohoye, ko twababariwe. Ushimwe Mwami. Uyu mwanya nyemerera uganze, tegeka byose birakumvira. Uyu munsi tuwushyize mu biganza byawe. Haleluya. Mwami uduha umugisha, kandi umugisha uduha ntitukawurye ngo tuwurangize. Twibuke kubika, mu mubiri tubike, mu mwuka tubike. Umuntu wese umuhumura amaso, amenye icyo agomba gukora, amenye ko tugomba kubitsa mu gitabo. Imirimo y'abera ijya yibukwa, amasengesho ajya yibukwa. Wibuke igihe twabaye imbere yawe. Hezekiya arwaye arasenga, harakwibutsa ngo wibuke igihe nabaye imbere yawe. Igihe akwibutsa igihe yabaye mu nzu yawe, akwibutsa indirimbo ngo yari yarahimbye, akwibutsa uko yagiye afasha. Maze uribuka umwongerera iminsi yo kubaho, kandi yagombaga gupfa. Uko niko natwe twibukije kubika ku gicyo duhunitse.
tubashishe amwami ndasenze mu isi y'ibifatika tubike utubere umujyanama tumenye ko turi mu isi ariko isi naho tugomba kugira icyo dukoze butwuhe ubwo bwenge utwungure ubwo bwenge wongere utyaze ubwenge bwacu tumenye ngo ni igihe cyo kubika kugira ngo tuzabone icyo twitabarisha mu bihe bizaza mwami hari impamvu waduhaye iri jambo ku kwezi hari icyo ushaka hari icyo ugambiriye haleluya ndasengeye umuntu wese uyumva ashyire mu bikorwa nk'uko ijambo ryawe riri turarisoma kandi tukarikoresha rigahindura ubuzima bwacu rikatubera umugisha haleluya icyubahiro kibi cyawe mwami turagushimiye turaguhimbaje mwami ushyirwe hejuru urakoze Yesu ugize neza uyu munsi uganze nsengera abantu badafite icyo babika mwami hari igihe umuntu aba afite ibigega ariko adafite icyo abikamo hari igihe umuntu aba afite ibyo abika ariko adafite ibigega buri wese n'icyo abuze ukimuhe kugira ngo abashe kubika ahagarare mu cyo watubwiye mwami abafite ibigega gusa ubaha ibyo bashyiramo abafite ibyo bashyiramo batagira ibigega wongere utyaze ubwenge bwacu mwami mu izina rya Yesu hari n'abadafite ibigega ntibagire n'icyo bashyiramo tabara mwami abatagira akazi abafite ibibazo abashomeri mu isi y'ibifatika wongere utabare Yesu ibuka mwami abana bawe uduhe umugisha utugirire neza kugira ngo tubone icyo tubika natwe uduhe ibigega tubikamo uduhe n'ibyo kubikamo mu izina rya Yesu turasenze urumuri rwawe ruturasire izuba ryo gukiranuka riturasire mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Uwiteka uturinde uduha amahoro uduha umugisha utugirire neza urakoze mwami twakiriye iri jambo ridukorere ridusohozweho icyo ushaka mwami wagambire muri uku kwezi aba ari cyo kiba gusa ibyo abantu basizeho biveho uyu munsi bitava ku mwuka w'Imana byose turabisibye ahubwo twihuje n'ubuntu bw'uyu munsi turabwakiriye none n'ibihe bidashira icyubahiro kikugarukire icyubahiro ni icyawe gusa ni wowe mwami wacu Yesu natwe turagukunda yego niwe wadukunze mbere ariko natwe turagukunda Yesu ndagukunda haleluya nawe bwira Yesu ngo ndagukunda urakoze Kristo amen 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 shalom Uwiteka abahire Uwiteka abaha ibyo mubika mu mwuka no mu mubiri shalom.